ukajya wireba ukuntu busa. Ese ubundi uko bizi ngiye umugabo wenda mukeneye. Nago ndahanga kubw'impamvu. Ni n'amafaranga. None. Rero uzabyimenyere bye bindaraguye hoya. Nabimenyetso urabona. Akagenda uri kunyinisha no subura aba uri mu biki. Kumenya yawe tose yagusomye. Asomande. Asomande. Kanya. Nde namuhaye mahirwe yo kunzoma ngewe. Okay, ntago wabikora n'ubundi uri kumusuzuma igikobwa. Nyine bimenyetso genda ubona nibi. Na wimbaza kuko ntacyo naye nageraho ibintu byose urabivanga. Uri gutinda kugera ku ngingo nawe. Nyine kuko uri kuzana kavuye. Hitamo ikintu kimwe. Okay. Gukorana n'abakecuru simbizi nawe. We urabona n'abanyina wa nyoko. Genda umukecuru. Umva nkubwiza ukuri. Niba utari n'umukecuru mu mutwa harakecuru. Kuki uri kuvanga ibintu? Ko naguha akazi nyine hari ibyo nshaka kwimenyera ariko uri kunsesereza. Buri uri kunsesereza. Nose kuki uvanga ibintu? Ntago nzongera kubivanga. Nyine se niba ushishije mbanze nkubwira. Nimba ubona nicaranye nawe cyangwa hari ibindi ihangane. Kuko niwe wabishatse. Siko bimeze. Wa mwana we biraryana kubona umugabo wawe. Areba undi muntu kana ko mujisho we. Dinje numva bikoba birankutse. Nyine nakamenyetso se. Ndika kavuyo nzakubwira. Tujye kunywa kamwe. Twiyunge. Tugende tunywe kamwe. Sibyo? Tugende ariko nyine gabanya kamwe. Ndakagabanya. Uze washyizemo kamwe nawe mwegere neza. Ninjya mu gikoni no muri salo. Ugaruke noneho unamwicareho. Ako bicare bine hano kujya ku ruhande. Kwitaka ryo ku ruhande sibyo? Meza telefone. Usohotse ugiye harahirya. Reka mubwiye ko tujye kujya kureba. Ntabwo uzongera kutubona hano rwose. Uzarure. Urana Ndokoze zirabura. Zirabura. Urana machi. Gire Do. Ureba. Ubu nureba. Ariko ngukumene cupa wari uranga gusubira. Icupa z'amafaranga rikuraho. Akubundi icupa siniki. Aho utababajwe nanje uri kubabazwa n'icupa ryameneka. Wowe niye waturi ku mutima cyangwa ugaturi kukaba nk'ifanga. Ntacyo byabimbwiye. Urukumva. We nakumaze ikisi. Icupa ko nariguramo inzoga nkayumukira akongera nkariranguramo izindi nzoga. We nakumaze iki? Kuna ana kuzwagera muri nuzi. Nibihe. Hey. Komera sha igikobwa. Ndakomeye. Uracibuka ya gahunda dufitanye se? Ndayibuka gahunda. Nuko rwose mwana wanje. Ubwo noneho uze kuzuzanye mbese n'utundi dukweto nkudodere. Ko nta nkweto mfite zicitse. Ariko sinakwiyamye nkakubwira ko ibyo atari ngombwa ngutegereze ko zacika. Uzizane weho naje ndareba naho ziteganya kuzacika. Nta kibazo. Sinzagasimba kakujye. Nuko sha uba utebuke. Reka nkubwire bishobe. Wishinga imishinga yacyo. Ugacyura imishumi y'amashati. Gacurwe na nyagi. Ushaje wavuye mu bana bato ukamenya ko ushaje koko. Kubura ukuntega iminsi uziherezo ryanje. Ngo nzacura iki? Hari ico wantumye si wambwawe. Sawa. Bwera bwese. Ubundi ubonaga hangeze nsigaje iki? Agatwomereze icupa ryanyu mena amafaranga uvangaro umukene. Nugeraho ngeze uzabura umugabo. Umugabo wose umaze. Coreka nje ndirebera ubonaga hari n'umwaka nsigaje ndi kwiyisi. Uburyo uri gushaka abantu b'imyaka 10 n'ingana. Mfe neza nyina ngira ico ndavuga ngeze iyo hasi. Nako anzagera sira hejuru. Uyumwe kabisa. Kangende duhurire ku kameza ubagiye gutebukana zirankwe. Utagenda utanyishyuye ndakuzi. Ngende utanyishyuye. Kamanze nje kugakorera ndagafite se. Sawa. Aho kora amaze kora abakoreza ameza yawe n'ibintu Niri vide ndarizana.
eniga yose fata icyo bihere mama utabyina se ko wagashize nshira mu ruho rwose kibasumba mbabarira ukajya nzana ubwo buryarya bwawe kibazo ni uri kubyina abashu nagumye no kwakira neza winjiye iyo ndebye ukanyitegereza mu maso ukandeba impagararo ukandeba ingerekero mbona ndi ikigoryi ntabwo ari ikigoryi kuko sinakubona ikigoryi mu gushaka nakubwereka ko nyikora ariko se ubundi habaye shaka kumenya icyabaye niba ushaka amahoro hagati yanjye nawe uranyereka inzu waguze unyereke naho iri ariko ibyo bintu umuntu wikubwiye azayikwereka iyo nzu ntayo nzi habe na gato kandi nkubwije uko ntabyo uzi nuko umbwiye ntabyo uzi hari igihe iyi nzu uri kwanga kwinyereka uri muzima hari igihe uzajya ugenda uyiyenyereka utunga umunwa ugira ngo utunga n'urutoki uca amarenga ariko nkubaze mbaza iyi nzu ndamutse nyikweretse cyagufasha imbere icyo wabikoresha hano mbwiza ukuri nayimaze iki ntacyo pe ariko nibura nanjye nkayimenya nkamenya imitungo ugenda ugura hirya no hino ese kuki wumva yuko ngiye ntashobora kumenya imitungo yawe nako yacu ariko ngenda umva ntacyo bigutwaye urumva nta kintu bintwaye kuba umugabo wanjye agura amazu ibibanza hirya no hino ariko umbona nk'ikigoryi we mana yo mwisho bigutwaye uvugisha ukuri bigutwaye ikibazo urumva nta burenganzira mbifitiye ma waje mwana wa ntakakugira ikigoryi aba yambonye imboga mu menyo niba atayikweretse urumva musepare ariko twanasepara pe uko ni ukuri ariko ibintu byose uzagenda kubyonyuka kubwiye ni ukugenda kubyonyuka kubwiye gusa nyoko ma ngo nyoko ngo ndi nyoko bukwe uratinyuka bwa ngo ndi nyoko arakwiyeretse nyine haragututse ma uramwumvise aha niho ngeze aduhigiye miyemo aducishije no mu ryinyo mwana wa aka nagasuzuguro ko nanjye nkagira ko nanjye atakandusha nibyo ubu icyo ugomba gukora muhangayikishe umubuze pfa na ruguru atanyeretse iyi mitungo atanyeretse amazu yagiye agura uretse uraza kureba kanjye nawe turabyenga iminyaga ngwino nukuri kw'Imana siko mbona usa nkaho ugiye kandi nanjye ngiye urabona hano hari gusigara ahubwo se papa ndashaka kubaza amagambo nyina numva hano hose ngo uratugurisha nibyo ngewe mbagurisha gusa naba mbagurisha mukongera mukagaruka cyangwa murimo beje ariko niko nanjye mbyumva ubyumva nabandi kandi mbyumva na benshi banagenda banigama ngo bazagukubita ari we bande ari inkuba yimukiye ahangase ngo nzahangane nayo uzabaze n'abagasatsi bariya nta numwe ushobora kunyigerereza none ngo nguki kandi ikindi nkubwira nukomeza kumva ibigambo by'abantu batuye muri uno mudugudu no gusara uzasara ibyo tubireke ahubwo se papa nshaka kukubwira nenda kuza kwereka fiancé wanjye ariko uwo mukobwa none warasaze fiancé wawe se ko namaze kugutanga byarangiye bya fiancé ubizanye none ubwo se wagiye kugira fiancé ntiwaza kumunyereka ngo mwishimire cyangwa mwange none ngo ngwiki naragutanze byararangiye nukuri ko Imana naragutanze pe rwose genda rero kubyumva nabantu urantanga se ndi inkoko cyangwa ndi hene ariko shareka nkubaza nge ndi so wakubyaye urumva ngomba gukora icyo shaka mu bana banjye urumva ubwo so fiancé wawe ni umukiriye fiancé wawe ubwo ntabwo ari gafifi reka zangere hangane isanga ari gafifi none nzakwereka nzamuvuna amaguru bibona ahubwo simbona sinzoga ze ubukwe muraho neza ntamabya muraho nako ndyama nzindu ariko rero turekane no kuvuga ngo ndyama nzindutse cyangwa se ngo nindi sibyo ku kinyabupfura w'ungumba ntabwo ugomba kumvuga mu izina ni ukuri mwana ariko rero nibyo
wa mugana ariko nanjye ntangiye kugenda ndifata niko wamubonye umukwe muberanye uyu nguyu uko umureba niwe musore mwiza ushinguye muberanye uyu mubuza kuri no senya gasari ku izina ry'Imana nta wundi wazongera kubona rero nibyo cyane rwose pe ahubwo dore niwe bakuye mu rubavu rwa n'umudore ngenda ncumbagira oya rwose mwitegereza umushime ni kabavu wawe rwose nta kabavu kawe nta wabishidikanya ariko ndyama naho ngaho rwose urakabije amagambo uriva ntago ari kujyana neza akabavu koko oya n'urubavu kubera ko nkagize gato se kagize gato oya ho murabugira apfa kuba harimo urubavu nta kibazo rwose none se kagiye ameze nk'utishimye wagira ngo ibintu rwose ntago abyishimiye pe umwana wanjye ko nta mabya nako ndyama nzinda kumva oya ntugire ikibazo umwana wanjye ndamuzi 100% namwibyariye murira mbese uko namureze ni kuriya buri ibyishimo biri kumbusya ku mutima buriya ni kuriya yishima urumva buriya nyemeye buriya ntureba akomeza kumva ibiganiro tukamushyiramo inshuro nyinshi wajya no kubona ukuntu araturitse niko ye reka tukomeza kuganirira niko tujyana rero ku kabari kuri icupa rwose tubiganireho neza n'ubundi warusanze ngiye mu kagoroba k'aba papa ariko wibuke rwose uza kumuganiriza pe oya we ntugire ikibazo njyewe ubimparire reka njye ngomba gufata icyemezo nko tugenda nkugurebye rakuna muntu bakamujana agahinda karaganyagwa wowe ujija ariko sha nsa ubu ntukigorye koko umuntu w'umugabo yera muhanda agenda arira agahinda karakanyagwa wabaye ikize sha ubu ntago ari ubucucu bwawe ugira ngo neza urikigorye ariko ubundi bucucu bwose ngiraga nta rimwe mu bunyigishaga indese umuntu yabana n'ingurube akabura ibyondo ingurube ninde wangegerawe genda ingurube ikintu kigabo kiranira mu muhanda abantu bose bakibona ese nkugurarizwa n'iki burakaze mwereke suri kureba ndyama nzindutse ndakamango so ngende ndyama nzindutse nje ubwanje nifate mwereza amafaranga ganje hambwire ngazaba umukobwa w'umurongore amunyime n'ukuntu nari naramupangiye ipango yiheze sha hakubundi reka nkubaza ikintu kimwe ubwo umuntu agushingira umukobwa we ntabwo yaba yabaye igicucu nkawe nyine nanje niyo mpamvu uri kubona nahise nja kureba ndyama nzindutse nkamubwira bari umukobwa we mbese ndyama nzindutse niyo gicucu cyo muri ino karitsiye nyine gihari mire aho niwibeshye kabisa niwibeshye pe buriya weho nawe nimwe bibiri bikuru tugiraga mwaka gace uvuze ngo icyo wamugegeraho ngo turi bakuru biki biki si wari uri kuvuga iki vuze ibicucu nyine n'ibigoryi none nje mvuze iki sha ndume none pe ariko reka nkubaze sha sa ubundi we kuva nakumenya cyangwa kuva ugenda hano hari icupa ryabye ntimwe rwagurana mu kabari kanjye sije kuzurira wowe hari cyo urazana amarira ganje nago wazagafata ugajura agacuruza acuruza amarira yose arimo ibiki buriya kubera kurira cyane sibyo amarira ganje garagiye gaba nk'amakagama ugasize mu nzoga z'aba bakiriya bazimwe mbasa muretse nkubwire nanjye ndyama nzindutse nje ngiye gukoresha uko nshoboye nshire mu mujinya nshire mu burakari mbe mw'intare mbe nk'igisimba sikutanywa ko byereze hari rekera aho ngaho cyangwa ntabwo gakonje ukunda dukonje byo muri firigo mpuzara bakonje ariko rero nawe urashaka kunyicisha inzoga se mbwira icyo wampamagariye mama we ntabwo uzi ikibazo mfite cyageze bidese mwana mama hari ibintu bimaze kunyobera uyu mugabo yanyihishemo uzi ko asigaye agura imitungo rwihishwa sinabikubwiye mwana we kuriya mugabo atagukunda mama ibyo ndabizi maze kubibona
ugomba kumukorera ugomba kumuhangayikisha ubundi ukamuteka umutwe yego ako si ikintu maze kubona ubwitonzi bwanjye guca bugufi imbere ye maze kubona ko ari ubucucu kuri njye ariko mwana wanjye koko ko ari igihe wakwibyariye nk'ubwo bwitonzi koko umva uriya si umuntu n'impyisi ugomba kumuhangayikisha urumva urabiyobewe ko igihe navugaga ngo ndashaka kuza kuba hano mu rugo rwe nako mu rugo rwawe subiramo ngo mu rugo rwanjye mu rugo rwawe ongera uti mu rugo rwanjye mama mu rugo rwawe nanjye ndabishimangira akabyanga ntubyibuka ugiye gukora mama uyu mugabo ngiye kumwereka ko ndagati katurirwa mami yarakwizeye none umusenye y'umuryango yewe ntamabyariro yewe ntamabyariro yewe ntamabyariro